wikaze muri jye maze utegeka umutima kubona ibyise nk'igihombo bwira akanwa kawe uvuga ibifitiye abandi umumaro. Oya ngo nubona isi gukomeye amashyi uzibuke bya bihe wabayeho nta n'umukozi. Kubyibuka ni ukuri Nshaka ko tuganira muri iki gice cyanyu. ni ukureba Uko iminsi ya kera. hindura isengesho ryawe. Nibutse iminsi ya kera. Ndatangara ndumirwa Mpita mfata umwanzuro ubwo utazakureka. Hari ibyahishe abanyabwenge bitangara bisobanurirwa abaswa kugira ngo hatagira icibwira ko kirusha Imana ubwenge. Ninzabona uko nigisha bene nacu ko abantu twabaho kugira ngo duhindure isi yacu, ariko kubasetsa impano yo gusetsa ahantu yavuye bwari uburyo nabishyizemo imbaraga kugira ngo ndinde kwigunga kubera ubupfubyi ubuzima bubi n'abantu. wavumbuye umuti. Iyo mvuze ijambo abantu bagaseka nahoraga nja kuvumba amashimwe bw'abandi nkarebera mu madirishya abandi bakaba. Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Zaburi ndirimba Zaburi sha si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya Benazafu, nimba mutima hari izanjye mfite ubuhamya Mashimwe sha. bw'indera. twongere Zaburi oya nahoraga njya kuvumba amashimwe bw'abandi nkarebera mu madirishya abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. bibaho Oya buretse azura iyo bija byapfuye bibaho. byarapfuye. Nta bintu bya nabonaga nta hantu nzava ngo nanjye nitwe umuntu mpagarara imbere y'abantu mvuga ibi nabayeho. hari igihe cyageraga nkifuza gupfa ariko si hari umugambi. ngo nkarebera mu madirishya abandi bashima. nareberaga mu madirishya abandi batamba ariko yobanura ku butoni araza sha azura ibyanjye byapfuye bibaho. Amen. bibaho. Nta bintu byawe nka bibiri Yesu yazuye ubivugire ku iyi minsi. ayiga wa bibiri nimba ari bibiri tubireke, nimba ari bibiri tubyihorere tubireke. narwaye amavunja ndibuka ko nicaga mu ishuri nshiga primaire, ibyo wenda mu biganiro byatambutse nta nabibabwiye, nigeze kurwara amavunja mu ntoki, urutoki rukaba rurimo amavunja nka 50, urutoki rw'ibigugu. bibaze mu birenge, ibaze ku biti, ibaze. ariko naragendaga abantu bakavuga bati ubu burwayi bwawe aga mavunja uzakira bya mugasuraga ubukire. ayo we ndahorendaga nja kuvumba amashimwe bw'abandi nkarebera mu madirishya abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni araza arampandura shawe nakandagiraga ku isima kabona amazi gavuye iyo nari ndi muri pipitire gari gushonga mu birenge ibyuya, abavunja buragateraga ibyuya, ubushyuhe mu mubiri agasanga mwarimu iri imbere kabona gari gutemba garagiye.
ukabona abana b'abanyeshuri bari guhengeza haleluya. Niki wayihaye iyo mana yawe, niki wayikoreye iyo mana yawe, ese niki oya ntacyo nayihaye iyo mana yanjye n'ubuntu yangiriye iyo mana yanjye. Abandi baratsinze uratsindwa, ese niki wayihaye iyo mana yanjye. Abasaza benshi barapfuye urasiga, ugushatse kuvuga ko ese niki ujye kugeranya wayihaye iyo mana yawe. Oya rata ntacyo nayihaye iyo mana yanjye, ahubwo n'ubuntu yangiriye iyo mana yanjye. Urinda muzehe urandinda yarandinze, nubwo ngo yarandinze. Ibintu mvuga ntimukabimenyere. Naririnze kuvuga ubuhamya bwanje, ariko kuba naravuze nireka bibabwire. Uwo bizakomeza bizamukomeze, ubayeho nkuko nari mbayeho nta kibazo. Sahiye rero ihindura ibyanze guhinduka, ihindura ibyanze guhinduka, irabihindura sha. haleluya. Amen. Ariko Imana ni data. Amen. Imana ni data. Yakobo yahungiye kwa nyirarume Labani, ahunze uburiganya yarakoreye murumuna we Esawu. Agiyeyo asanga imirimo myinshi yo gukora, arakora arangije Labani aricara ati ariko umuhungu ukora gutya kandi ari muri famiye, niki namufasha. Arangira mutumaho, Yakobo wakoze neza, wabaye umwana mwiza mu rugo, ntiwatsuzuguye ntiwagize nguhembe iki. Yakobo ati kimwe ikintu nshaka nguhembe, ndifuza kwama umukobwa wawe tukabana. Yakobo Labani tugusabye ute? Unaramubwira ati mbabarira pe nico kintu mbonye nagusaba. Labani yajyaga Leya na Rasheli, urumva? Labani ati okay ntacyo, njoro wikozeho ngusabye agomba hitamo, ndamuguhaye. Ariko rero kujya mugwege nganye nje kureba kuntu wakunyakunya ahantu mwazabana. Yakobo aragenda arakunyakunya igihe cyo kumumuha, bafata Rasheli kuko Yakobo ntiyavuze uwashaka. Labani yavuze ati rero ntabwo naguha umukobwa mutoya, mfite umukuru. Bamugemurira umukuru Rasheli rero yarebaga nka birori nk'igiwinini akadahwema nk'amaguke. Arangije bamugemura nijoro, Yakobo bukeye ngo arebe muri twa twiso twiza twa Rasheli twa Leya yakundaga. Agiye kureba abona bamuzana umukecuru. Hanyuma asubira kwa Labani, kweki wampaye uwo ntashaka. Labani atushaka nde? Undi ati nshaka inde? Leya. Ni Leya ni Rasheli? Rasheli niwe wari keza, bamuhaye Leya. Leya niwe warebaga nk'inuza nka Marisha na Riyeli. Labani ati rero kugira ngo ugere uragira izindi myaka 7, umwana yaraziragiye, ariko igihe kubera urukundo hora uhanyanyaza mu buzima bwawe. Don't give up. Bwira Imana icyo ushaka, wicika intege, bwira Imana icyo ushaka. Ducogore guseka kugeza ubwo Yesu azaza. Ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso ku manywa na nijoro. Amen. Sikutangiye kunyije uzatuma mva mu bintu byo kwiyerekera abantu filime usange mwe mu byiyobokamana. Ibi bintu bijemo mw'abantu mwe mwabikunda nabyo. Oya nibadusubize muri comment. Bije ahindura umuhamagaro akajyaza tukaramya Imana, mwabikunda? Amen. Nanjye nashobora kubwiriza. Amen. Nuko muri izo minsi Labani abwira Yakobo ntiyongere aragire. Arangije aragira
mwana arangije za myaka ati databuja narangije ati ntacyo ukankuzanire rashere wifuje. Rashere baramumujyaniye. Amen. Arangije ariko Labani ati wabanye n'umukuru ntabwo namukwaka ariko ntacyo n'umuto ngiye kumugwa bose ubatunge. Yakobo arangije ati ntacyo reka umukuru twari tubaye heza kamwimurira hepfo mu myumbati muri Nyabarongo mu gishanga mu bisheke. Rashere nkunda mushire hano heza mu mujyi. Yamana ireba nk'uko abantu batareba. Amen. Ni mutabizi ko abigenza. Binera umunezero, binera umunezero. Imana ni intekinisiye yakubuza urubyaro ariko atari ukwiri kwibye, hari ikiri kuguteganyiriza. Yakwicira ubukwe atari ukukwanga, hari ibyiri kukurokoreramo. Amen. Yaguca akaguru atari ukwikwanze. Hari umugabo wacu twari duturanye, umwana w'abatirimukiye mu muhanda imodoka ibiramubyagisha. Sorasi mukubise miliyoni. Umugabo azihekeye nyazimaze atari ibi bivuna mu bisigaye byo ntacaga mu muhanda muje kukuryama mu karindagira. Hari ukuntu igiteza ikibazo ishaka gukemura ikindi ntimenyerwa, no mpamvu ibintu byose bikora bishatse. Nababwiye ubuzima nabayeho bubi, nabayeho nabi, nariye nabi, njyama nabi, baho nabi, niga nabi, wambara nabi, nambara nabi, ndwara amavunja, nicwa n'inzara. Ariko ukajya wihagararaho, ariko agasigaranye bikore bicemo wihagararaho. Reka gutakira ubonye wese uti ndababaye. Abirigiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukora isoni, kandi ntukora nk'abantu. Iyo abantu baduhaye baraducyurira ariko Imana ntijya iducyurira. Babirigira abantu barabahemukira n'ukuri, babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka nicyo gukundira kandi ntukoze isoni. Habwa ikuzo Mana yacu ukura bikwiriye. Habwa ikuzo Mana yacu ukura bikwiriye. Haleluya. Yitwa Nihemuka. Iyo niyo Mana yacu yitwa Nihemuka. Iyo niyo Mana yacu. Ubuzima bwari bukomeye ariko shikama. Hari igihe ibyo nanyuzemo birutwa n'ibyo urimo. Niyo mpamvu yasomaga Yobu. Aha urakoze. Hari ikintu nakunze ukuntu wabonaga ikibazo cyawe ugahita muri biri ugasanga garafure wawe mu bibazo ugahita ukomera. Abantu bakwiye gukunda ijambo ry'Imana kuko ni umutuvura. Ufite ubutunzi Imana yarabuguhaye ariko si ukumariye iki? Kudatekereza ko yabuguhaye yabukwaka ikabuha abandi. Hari ibyo Imana iduha kugira ibitugeragerezemo, ubwo ukabifata ukayiseka ukayita igihwinini kuvuga Imana ni injiji. Ntibaho muvuga ni ibiki? Ufite ibitenge 100, ufite amapantaro 200, ufite imodoka 15. Uvuye Dubai iki cyumweru ati ndashaka gusubirayo sinzaboneka mu masengesho. Hari umuntu mubana utumuturanye ubayeho nabi, byo ngibyo urabireba kandi uhora umureba unamuca ureba buri gitondo. Ufite abana bari kwiga Harvard, hari umuturanye ufite n'abana niwe na primaire kandi wavutse wambaye ubusa. Ibyo byose irabiguha kugira ngo igushire ku munzani. Mwana wanjye nubona ubuzima bugenda neza
hindura isengesho rye rigeze mu mihana y'abandagaye. Oh my God. maze uterura isengesho uti sinjuriho, ni data wenyine wahawe ikaze muri jye. maze utegere ku mutima, utegere kuvuga ibifitiye oya da ngo maze utegere nanjye nahise nsaza kubona iby'isi nk'igihombo, utangire kuvuga ibifitiye abantu umumaro. reka kuvuga uzature utisinyu. Haleluya. ni data wenyine wahawe ikaze muri jye, maze utegeye ku mutima, kubona iby'isi nk'igihombo, bwira akanwa kawe uvuga ibifitiye abantu umumaro. oya ngo nubona isi gukomeye amashyi uzibuke bya bihe wabayeho nta n'umugozi. kubyibuka ni ukuhe? nshaka ko tuganira muri iki gice cyanyu ni ukureba uko iminsi ya kera. hindura isengesho ryawe. nibutse iminsi ya kera ndatangara ndumirwa mpita mfata ubwo utazakureka. hari ibyahishe abanyabwenge bitangara bisobanurirwa abaswa, kugira ngo hatagira icibwira ko kirusha Imana ubwenge. tubaye icyubahiro kugira ngo hatagira uwirata ko ari icyatsi. ingoma yawe niyongere n'iy'abana b'abantu yarongeye. nibutse iminsi ya kera. niyo mpamvu n'ibi yankija muri sinema byaragorana. hari aho wahamagaraga umuntu wabigezemo kera uti wamfasha ko mfite impano, agaseka ufite iyihe mpano? yego ni kuvuga ngo wenda kumoka gutaruka, ati muka twumve ati shaka iyo uje gutarukira. mbese ariko mana ushobora guhindura amateka y'umuntu bigakora. wagira ngo ukoze filime ukasaba umuntu uti wanciye muri community, ati ibyo bijagaraza agacano yanjye, kuko abanshaka basangagamo videwo zanyu. ibyo bigatuma umwana wawe ntawushira kuri cano yawe. Yesu kandi kuzamuka kwe yazamutse asunikwa n'ababigezemo nabo. yazamutse bamukorera ibyo ari kwanga kugukorera. nubona isi gukomeye amashyi uzibuke bya bihe wabayeho nta n'umugozi. mu gihe ugihumeka uri ku iyi si, haranira gusiga inkuru nziza. uzirinde gukurikira, uzirinde kugwiza imivumo ku isi, kabone n'ubwo kugira neza nta nyungu wabibonamo, kuko turi ku isi yobewe n'Imana na shitani. shitani ahora akanuye amaso, ariko uzagusaba ikintu ugifite muhe. Oh my God. Yesu yaravuze ati nufashe utishoboye ninjye uzabufashije. ariko turi abantu, ngiye kugufasha si unkirana. ipfa nibwo uzamenya ko ngize. hari Imana ihindura amateka, tugire urukundo byawe yabikwaka kabiha abatabifite. birimuke reka. niyo mpamvu nkora uko nshoboye kuri cano yanje Bijobija Comedy. iyo ngize amahirwe n'ubushobozi amahirwe uburyo, nkabona hari uburyo nakora filime bafite abantu barenga ibihumbi n'ibihumbi baba bansaba ngo nibafashe. yewe hari n'ungati mfasha njyewe nsana n'amafaranga ushaka na miliyoni ngiguhe, ariko rimwe nkashaka kugafata, ariko another side havuga ini turi kugira nzamuke ngera ntajya nayahaye ndi amafaranga nagahaye. niyo mpamvu ariyo nzasohora filime abakinnyi bari barimo, indi nzanye ntibabe batarimo. vuga ini kambafashe uko nshoboye.
n'udafite impano umeze nk'igihwerahwere kitemberaga nkamugorora, ariko biragoye ko nanone nazabafasha bose ngo birangiye. Ariko uburyo nshobojwe bimwe bikoreraga kwereka iyamama yandinze ko nanje hari uruhare. Ese niwishyuza buri muntu wese ugusabye ngo muzamure cyane umugora, nawe hari ukuntu bakuzamuye kabura nubwo waba utarazamuwe, by the way hakora ibyinshi Imana yarurokoye iragutambutsa. Nta rindi shimwe, ariko Imana ntabwo izaza hano imbere yacu ngo tuyirebe tuvuge tuti Imana komera, iri muri twe, nigufasha nzaba ngifashije kandi nzaba nifashije. Nagize ikibazo iki kiganiro kumva nakigiye kunanira mu kiyobora. Dutaye kadutaye nabuze imbaraga ko urimo urankora ahantu ubundi uri gukora kuri bikemu bo niwe ho wamamagaye, ku buryo iki kiganiro nayo niyo naba ngikoze ku bwanjye gusa akaba ari ngikoze nyireba njyenyine. Iki gice cy'iki kiganiro gezeho n'ibintu biri kuvuga donc winjiye mu mutima wanjye. Reka tuganire, ni wowe wampamagaye, ni wowe wagiteje. Reka nje niboneye umwanya rero kanibugire ibyo Imana yamuriye. Imana yambaye hafi n'abantu bwa buzima bwose nabayemo. Ubusahe ni kwambara ikoti, nizeye ko n'imodoka nzayibona kubw'Imana. Icyo nkora ni ukuyubanga yubahisha, nubwo biba bigoranye turi mu iyi si, ubundi bindi nkabihare. Ntarega nta kundi gusenga, ntabwo uzirirwa mu butayu utavugana n'umugore mu rugo. Uzaba uri gusenga iki? Ntuzirirwa mu butayu ufite akabure mu mufuka. Ntuzaja muri korari kuririmba harimo umuririmbyi utasuhuzanya nawe. Uraririmba ibiki? Urasenga ibiki? Uzi ko hari ikiremeye ku mutima wawe. Hari umuturanyi mutavuganaga, fashe Bibiliya ngo urajyanyagiye ugiye gusenga. Hari urugo utakwerekezamo abana bawe, icyo kinyuma ugiye gusenga. Baguhaye umwanya mugiye imbere kuri nimbara, uratunaye urabwejabuye, uri gukorera Imana. Wibesha abantu manzi uziturimi ingoyi zose waziritse mu mutima wawe. Fata igitenge mu bitenge bitatu ufite ugiye utagifite, ibindi utegereza Imana. Niwambara ubusa izaba ariyo yabigushimiye. Daha ibiro 10 by'umuceri mu biro 50 ufite ubiha batabifite. Gaburira abana, akira imfura. Mwumvishe ubuzima nabayemo, hari abamenaga ibiryo, ariko sahiye iyo ngize icyo ndonga mperaga kuri babandi bananyimye. Nta gundi mutima, nta yindi formire, je ndebaga Imana yonyine. Ntabwo nje kubwiriza, sindi pasiteri, ariko nkurikije ibyo nabayemo, nkurikije aho ngeza, Imana yampaye umugore mwiza, umugore w'umutima, umugore ugira impuhwe, yitwa Diane Kabera. Imana yampaye abana beza, abana beza, umukobwa n'umuhungu. Imana umugore mwiza ugira umutima. Hari igihe aje ampamagara akavuga ati yewe muri bya bihumbi 30 noherereje 10 ndihaye umuntu kubera izi mpamvu. Ni Shimaga Imana itarampaye umugore w'umunyabugugu, kandi yabikoze uko. Nitaga numva telefone, ejo uze dupanga iby'akazi, ejo uze durebe ukuntu tubigenza. Nimurikije ibintu filime ukina waranshimishije, uranezezaga, nguhaye nkwemereye, ngezuku.
niki natanze ku buryo Imana yabyisha bintu. Mana yanyubakiye inzu narabaye mu buryo bugoye, cyagiye nabagaho nabi, narapfukamaga ngasenga ku gasambi, ku bishogoshogo. N'Imana kuki ntuza yubatse etaje mu mujyi wa Kigali, kuki nje utayimpa amazi mu buzima? Tugira inzozi zagutse zirenze ubushobozi bwawe. Nzi ko muri bike Imana izaguha hazaba harimo ibintu bikomeye cyane, kandi gira umutima umenetse wo gufasha. Singutakiye ngo mfasha, ahubwo waho utuye reba ku barwayi bari mu bitaro hafi. Hari umuntu umaze mu myaka 5 wabaye ikinuko mu bandi, wabaye igicibwa, wabaye igitabwa, bamuzirikiye no ku gitanda ngo adatoroka. Urayo rero gukubita umusuzuru, kubita umube, uragaramye, uri mwikuvurere ngo nimujye guterera isengesho. Usenga ibikisi ukura kucyavuma nukicazanya n'ibikomo bijyo bija mureba. Naratambukaga muri karitsiye abantu bakiruka ufite imyenda akazinzanura vuba vuba agashira mu nzu. Oh my God, what a friend you have in Jesus. Kwiba naribye gusa n'ibingezo, kandi nabonaga ariyo finali mfite y'ubuzima. Ariko sahi hari aho mpinguka nkabona abantu baraguruye nk'umuyobozi uje, buri wese ashaka kundeba. Glory to the Lamb, Jesus. Niki ndayigwira yanje Wayihariyo Mana yawe, wembese niki wayikoreye iyo Mana yawe, kugira namumare nta kintu nayihaye. Mana nawe ubyumva. Glory to God. Ubuntu bwawe mbega utavugwa bwanguye muvumo, ntacyo nari kuzokora ngo nemerwe n'Imana. gira gukiranuka, wirinde icyaha icyo gisa nacyo cyose, ahahishe n'ahagaragara, kuko Imana byo hose irahareba. Ca bugufi mu mutima wawe wumve ko kubaho ariko bw'Imana. Glory be to God, Father, we thank you. Ahageze nifuzwa na buri muntu wese byibuze ngo nkubite ijisho, ntabwo ibyo nirata, ariko hari uwifuza kunkubita ijisho, hari n'uwongeze kumubwira ati wenda icama nkakubona ngapfa. Yesus Kubona n'amashi. ni perezidansi, ndi Because ikizo, of God. nyoboye akagari se, nyoboye isibo se. Imana yarambwiye ngo ndakwamamaje, nkugerera mu bihugu byinshi, ugiye mu mahanga, ariko uje ubona umpanga amaso. Iyi si irimo byinshi biruhanya, biragoye ko icyo wiyemeje wagikora 100% gushimisha Imana. Turi mu isi, uzabyara umwana mu rumogi, uzashaka umugabo agukubite. Ibyo byose bikwiye kuba kugira ngo Imana nayo igaragare. Habayeho ibyiza gusa twanejeje shitani. Njambabazwa nuko sahi muri buwate hari kuzura, ariko ugasanga urusengero inzu y'Imana irimo babiri. Sanga turi kugurira indaya abakobwa. Hembura umurimo wawe Mana, Ariko kuko iyi si dukurura cyane, kugira icyo ukorera Imana bikanga. abajyaga baririra itore
division bija rero Satani yamaze Mana yashimye ko tuganira ku ruhande rw'umubiri dukina komedi biriya bintu nkina kenshi nja ntukana ibitutsi nta nibikura si ubupagani mbyumvana ababyeyi kubibabwira si ukubatoza gutuka abana si ukwigisha ahubwo ni ukubabwira nti mugabanye biriya bitutsi hari icyo utuka umwana nakabwerabwere bikarangira abwerabweye koko ntabwo ahure n'amacinya ushobora kureba nawe ugasanga ahuye nawe biriya byose nkina ubundi nabuze icya kintu nakora ntabwo umusanzu wanje wenda nanjye iyo nza kuba gukomeza amashuri nkaba mwarimu ninzabona uko nigisha wenda nanjye uko abantu twabaho kugira ngo duhindure isi yacu ariko kubasetsa impano yo gusetsa ahantu yavuye bwari uburyo nabishyizemo imbaraga kugira ngo ninde kwigunga kubera ubupfubyi ubuzima bubi n'abantu wavumbuye umuti iyo mvuze ijambo abantu bagaseka nawe ukirira numva nduhutse ariko nubwo nkina ntukana bwira abagore ngo bafite uduhuyu ntabwo ari abagore bose gusa ahantu bikugore ufite agahuyu weho uriyo hirya uri kumurikirana igenzura hasi we baratumenye natwe koko nusanga ugafite gira isuku ukaraba nuvuga wa mugabo we kutaborosaga kuvuga nagira ngo urasuze ntabwo ngusebeje wa mugabo nawe umve ko nimba uri muri bagenzi bawe utaborosheje kurukubanga kure bw'isomo ntutaje guseka gusa gayo nguko ndagerageza abadafite impano nta wakinnyi waje kuza abandi nko ku ishuri dukina ibintu biri live nta dukina nk'abari kureba muri kamera dukina turi kugira ngo tuzatanga ubutumwa abazatureba ubuzima nabayemo bwari bugoye ariko aho bigeze ubu ndashima amen amen utagushima yabaye kuwande utagushima yabakomoka kwande gira ubuntu nanjye gushime wumve Yesu mwiza usubire ubwiza ngo nshima umwami wo mu ijuru kandi icyo mushimisha nari mboshwa arambobora nari ndusharangiza none se dusoza maze ikigali cyo muri sinema ndavuga wahuye na timu y'abansabi gute ko numva ari ubuzima none bwari butangiye kugira timu twarayishinganye twese hamwe kuri ibi tubonamo nk'irebero TV twayikoraniye hamwe turayitangira kuri zeru dukoresha telefone ariko Imana igenda ica inzira haza udufaranga duke twirindinda gusonza vuba dushakamo uburyo twakodeshamo kamera gutyo tugenda dukura hazamo n'abandi babikokora niko bagiye barazamo banda tumwe twese twarayitangiranye saa yibahigeze nayo kuzamura amashimwe ku Mana. Glory be to God. Thank you Jesus. Sabi niwe wabaje kuvamo wa mbere agera i Kigali kaje ndamubaza ntihakomwa wowe wageze yuri kuko ko twatangiranye ndi no gukina ndi gutagangara uncitse uti akambwira ati ibintu byose twari gake gake ntabwo yakubwiye ngo abagezeyo baragwiriye oya ndabaga gati batihumura uzangerayo buriya ni umuntu niwe tubana ni mu buzima busanzwe niwe rwarumodo wanje ndamwubaha agira inama nanje hagira izo mugira turumvikanaga tugahuza nta yindi cano mu isi ya rurema watubona naho usibye irebero TV wenda uzabona kwa Kiramani umwe akina undi agakina hano ariko nta sene yamuhuriza hamwe ibyo twabikoreye kugira ngo tudasenya cano yacu irebero TV niho honyine twemerewe kurebana mu maso muri kamera yego ubwo nawe akagira cano itsa Dr. Nsabi Comedy n'irebero TV ariko
tukaba tubatangarije iyi channel tugiye gucishaho ubutumwa, tukazabagezaho n'ibindi n'amafilime gagiye kuzaza kuyicaho. Ubwo rero muzakore subscribe na comment n'amarayiki menshi, nitubona mubishimye tugiye kubategura noneho iby'injyana. Turabakunda, tubayeho komeza tujya mu bundi atari kubwanyu nk'abafana, simba ngeze ahangeze kandi namwe simwe ni Imana yabamanukiyemo. Nikomeze duhaze ibyiza, dukomeze dusabane, mukomeze munadusengere, dutekereze iby'ubwenge byahindura sosiyete, byahindura igihugu cyacu, natwe tukaba nk'abari muri paradizo. Nitwa Bijobeja Geregwari, ndabashimiye ko twabanye neza, ariko mwirinde mwubahiriza icyo nabakebuyeho. Niba hari ikintu ufite mugenzi wawe atagifite, guriza Imana, tugira urukundo. hari igihe itakwishura mbona nkubone, kazishura abana bawe. Gerard, ndagushimiye cyane, ndetse nshimiye n'abantu bari badukurikiye. Episode enye ziratambutse, yari iya nyuma isoza ubuhamya bwawe, ariko ntitusoje kubana. Ibindi bintu tuzajya tugukenera muri uyu mwanya mwiza wo kurema abantu imitima, no kubwira abantu ko nta hantu kure Imana icyavana umuntu, kandi nta n'ahandi kure itamugeze. Nanjye ndabashimiye nka Bike mu Yesu wari uyoboye iki kiganiro. Ibyiza birakomeje rwose. Yesu akomeze kubaha umugisha, kandi nawe wakoze kwitanga kuza kuganira n'ubwoko bw'Imana. Kachwe kure rero. Ata umusarani wanu guherereye. Uraca gutya. Kugenda ngatambika. Niko buri bwo kwicaraho. Cyane. Nitumye wa. Kagende.